ubu rero none hari ibintu utazi uboneye iwanjye nanakwereka ikibazo itonde se nyine utambenyera wewe witonde ngahibeshe nyine ngahibeshe nyine ngahibeshe icyo nyene ni ikintu umwana wanjye uramuma cyane ntawuma reka nicare banza umbwire uramuma cyangwa ntawuma mbone na mwana wasize hano uri seriye Ayifani kandi ndagukoma nukomeza kunyenisha basi ngo mwegere kumuhunga nyine kwa muhunga yamwegereye mwegere ureke kumpunga uyu ni umugore wanjye mwana ngaho mwegere nyine ubu yarera umwana agakura ko mbona mufite gahunda mbi hano urashaka kunyica genda hambirwa genda mwegera kwicara reka banze namwegere genda bagikubita nani ko bitakubita ibiki mbahaye ikaze bakunzi bacu mwese mudukurikiye ni kuri Keza TV show nk'ibisanzwe ndabasuje kandi mbifuza gukomeza kugira ibihe byiza mwese tubana umunsi kundi reka nizere ko mumeze neza mwese mudukurikirana by'umwihariko wakoze subscribe ukandika na comment ndagushimira cyane kubutwereka ko mudukurikirana mu biganiro byacu dukora buri munsi ndi kumwe n'umubyeyi n'umumama ngira ngo muramuzi si ubwa mbere mumubonye twatembereye tujya aho Ivan atuye aho bita mu Kiyanja kuba haza ubwo baraza kuhibuka niho Ivan atuye reka mbanze muhe ikaze ariko tubone gukomeza nawe arabasobanurira impamvu ari hano tuguhaye ikaze mu kiganiro nanone murakoze cyane meze utese meze neza umase wambaye nk'umukobwa noneho nako nk'umumama nagerageje rero ahana he wambwiye ngo urushaka ko tujyana kwa Ivan ngira ngo ntuhaze ahubwo nsanga urahandusha kwa Ivan ngenda haze ntago nahayoberwa ubwo rero niyo mpamvu naguhamagaye nagira ngo kubera icyo ari kutizanye kwambwira ngo tujyane erega buriya byose ni wowe ugenda ubikora nabizi ujye ugenda uduhuza gahoro oya ibyinshi ni wowe bidufashamo niyo mpamvu rero naguhamagaye nk'umuntu nizeye kugira ngo mfashe umperekeze tujyaneyo ariko ubusanzwe tuyuhazi yego ndahazi hanyuma impamvu rero bwira abantu badukurikiye bashaka kwibaza impamvu ugiye kwa Ivan ni iyi impamvu nyamukuru abantu badukurikiye baranayizi kuko ikintu cya mbere kimpuza na Ivan ni umwana ubwo rero impamvu nyamukuru naguhamagaye kugira ngo tujyaneyo ndagira ngo njye kumwaka umwana ariko bwaramuguha ashobora kumuma cyane ntana mume nabonye n'abatoroshye sinzi ariko mfite icyizere cy'uko aramuma kubera yuko ubushize muganira numvise Ivan akomeye ku mwana avuga ati nubwo umugore wanjye arwaye ariko ikintu cy'umwana cyo nta mwana nzaguha nubwo ntabwo umugore yakomeza akarwara ariko numva ariko gusaba kugira ngo umuvurire umugore kugira ngo umufashe umugore wa cyane ko avuga ko ari nawe watumye arwara icyo kintu cyuraza kukimusobanurira gute icyo kintu urabizi no mu kiganiro cy'ubushize icyo kintu twaragipfuye avuga ngo ni ngewe uzavura umugore we kandi mu kurwara k'umugore we nge nta ruhare nabigizemo gusa icyo namusabye nuko yampa umwana n'ibindi agasigara bikurikirana kuko ntabwo azavanga ibibazo bibiri ngo abihuze bikunde yego bivuze nko kurwara k'umugore nta ruhare ubifitemo hani icyo biziho nta kintu biziho ariko we mu buryo avuga ababihagazeho rwose anabitsindagira ati niwe wandogeye umugore niwe wabiteye kuko yambwiye ko nta kintu ko nta mahoro ngo azagera ataraguha umwana wawe ngo iryo jambo ararimubwiye bituma kare nashingira avuga yuko ari wowe watumye umugore wamera kure kubona n'iyi saha ntarakira biriya namatakira ngo yini hahandi ngo iyo umuntu atewe ntaho adapfunda imitwe ubwo rero biriya namatakira ngo nawe nta gihamya gihara afite cyuko ari nge wagize uruhare mu kurwara k'umugore we impamvu ufite zumvikana bitewe nuko bavuze ngo umwana ntumukwiye kubera ko ngo wamutaye ni ibintu byinshi Ivan avuga bituma nyine yerekana ko umwana udakwiye kumufite impamvu yihe wowe uvuga nko uvuga uhagarara wowe ukavuga uti ngewe impamvu ni yatuma bansubiza umwana wanjye nk'uko ndi nyine ni nk'izihe mpamvu wavuga nyine zituma uhaguruka ukavuga uti nje gutwara umwana wanjye ku neza cyangwa ku nabi buriya ikintu cya mbere ngewe mpamya cyo akabura ntikaboneke ni nyina w'umuntu kandi ntago numva yuko umwana wanjye yagumya kurerwa na mukase nanjye mpari ubwo rero
tugomba kubiganiraho nubwo atinda kubyumva ariko agomba kubyumva nawe akamuha umwana wanjye. Yego. Cyane ko n'ubundi namufashaga kumurera nawe afite ikibazo yirwaye. Birumvikana. Urumva niba umuntu arwaye kandi wibuke ko hari undi mwana bafite ukiri mutoya. Bafite urumva bafite batatu. Urumva hari umukobwa we mukuru. Wa mukobwa mukuru wa Ivan na Blessing na Kagahinja kabo gatoya. Urumva ni batatu n'ubundi afite kandi ari kwitaho wenyine. Kuko wamufashaga kubitaho umugore we aracyarwaye. Nese urumva ahubwo adafite ibibazo byinshi. Ibibazo byarabifite. Agomba kumuha umwana nibuze nkabamugabanyirijeho bike kuko urumva ubushize yari yambwiye yuko umwana agiye kuva mu ishuri kandi kugeza ubu ngiye mfite ubushobozi bwo kuba nasubiza umwana mu ishuri. Ubwo rero agomba kumumpa ye kwicara abasigaye yita kuri abo bandi babiri. Tugereyo turebe n'ubundi ni hano imbere. Hanyuma ubwo ibindi nkuko nguko nsobanuriye nyine ubwo uragerageza kumusobanurira. Nitugerayo ndagerageza mbe musobanurira ariko yabyemera atabyemera umunsi bwo rwose natamutwara ku gahato. Ku mbaraga. Waba umwibye kwiba umwana. Kwiyiba. Nta muntu wiba umwana we. Umwana iyo ari uwawe bari uwawe ntago bumwibye. Ariko muramufatanyije n'uriya nise. Ndabyumva cyane rwose ariko we nuko atemera yuko ndi nyina. We yababashwe ngo nuko wamutaye ariko ibibazo afite yakagombye wa mugani kureba ukuntu yabigaba wenda kumuguhasa ukubigabanya. Ariko niba umwana ikintu cyo numvishije niba umwana yica atari kwiga hari uwakamuririye kwiga ibyo ni ikosa cyane. Kubuza umwana amashuri ngo urimo uramwimanye na ubuse wamugira nabi waramubyaye kandi nese ubwo wabaye umubyeyi gito nubundi nta burere waba umuhaye aho ngaho. Ariko akantu nawe ko guta umwana niko kantu kabi wakoze ni nako yivanika atazamuva mu mutwe. Oya biriya bigomba kumuvamo. None se ubu ngubu ko nshobora kuba nari bumugumane ari ngewe ari nawe twese akatubura. Imbere uri kujya iwawe kandi imbere ndi kujya iwanjye kwa Mukeba. Ndimo ndajya kwa Mukeba. Ndetse ni ngombwa kuri gusuhuza karibu ntitwaye. Asenga ibiki? Barimo arasenga iki? Ubundi se nta nibyo kwirwanga usuhuza. Umwana wanjye arese ko ntawe ndeba. Mbese umusazi muvanye. Hano se nindera. Nta musazi nagendanye nawe. Ngira ahantu umwana wanjye arigira vuba. Ushaka kuvuga ngo nta mwana wanjye uri hano rero? Ntago nicara nabanza nyereka umwana wanjye ahantu ari ibindi turabivugana nyuma ndimo ndareba umwana wanjye. Ubu none yo mudu ndimo mfite gutwika satani kurimo. Oya. Uje kureba umwana wawe kwa Ivan nawe arahani yo mahirwe ko biri kose n'umwana arahari. Ubu se umuntu umeze gutyo ubu umwana arahari? Wowe se wasize umwana hano? Uramuzana. Aho wamushyize hose uramuzana. Icyo nyeneye n'umwana wanjye nta bindi. Wanjye? Ubuse warabyara? Ntabyara. Urabona ndi ingumba. Urabizi neza kubyara? Cyane rwose umwana twabyaranye. Ahubwo mbwira ahantu arigira vuba. Ako shari igihe umuntu aramuka mu mavuta ameze neza. Umuntu agahura n'ibintu mwana nkawe rwose ndumva iyo mijinya yigabanye icyo nshaka no kubanza ukanyereka umwana wanjye. Ariko umva banza byose tuganire. Nicare yarahasi. Aho nicara hose kizima nuko uhanyicaza namaje kubona umwana. Nge nta kibazo mfite cyaho nicara. Tuganire ku kibazo aje kuri umwana. Kubera iki? Umwana niba hani uramumwire. Niba umumuha uramumuha nabyo nibi. Urabizi karowe? None se nuwana. Nabwiye ko umwana uwamureze ni we nyina w'umwana. Akwayiva ubu ni nta kibazo ufite. Niba ngifite ndakikwereka ko ngifite ariko no. Ubu nta kibazo ufite. Ubu rero none hari ibintu utazi. Uboneye iwanjye nanakwereka ikibazo. Itonde se nyine utambenyera wewe witonde. Ngahibeshe. Nyine ngahibeshe. Nyine ngahibeshe. Icyo nyene ni ikintu umwana wanjye uramuma cyane ntawe. Reka nicare.
banza umbwire uramuma cyangwa nawe mbone nta mwana wasize hano uri seriye ndi seriye Ivani murekure kandi ndagukoma nukomeza kunyinisha murekure urakoma umuntu wari gusenga urakoma umuntu wari gusenga ntago gusenga reka yicare mwicare tuganire ku kibazo ntabwo ikibazo gikemurwa n'amagambo no gutongana genda byaba byiza ko mwasohoka ubanza umenye n'uko aje nyine gihe cyaba cyiza nuba mwasohoka mukagenda none mukazabanza mugateguza neza mukazagaruka mu duteguzane duteguza iki duteguzane n'ubushize yaraje turaserera ngiye buri gihe araza tugaserera kemura ikibazo dufitanye urebe kuzongera kumbona mu rugo rwawe ntabwo bivagara mu kemura ikibazo dufitanye urebe kuzongera kumbona mu rugo iwawe mwana nusaze wangu gusara bwo warabisoje nta kindi gisigaye ureka yicare tuganire ku kibazo icyo kintu kizima gishoboka ibyo kuganira mutongana uvuga ngo nta mwana unate hari umwana nta kibigo natubwira ahantu umwana wanjye ari hase w'umwana uyu ni nyina w'umwana mufata umwana genda se w'umwana n'uyu ni nyina kumva undi se w'umwana se urumva nazi nyina w'umwana ubwo uyu ntabwo ari nyina se niwe watwise niwe bateye inda uratwita niba umuntu ari nyina w'umwana subiza niwe bateye inda uratwita ikintu nakubwiye murezi narakubwiye n'umusaza arabyara n'umusaza arabyara ikibazo si ukubyara ikibazo ni ukurera ubundi icyo umuntu areba ni inde ubu se wowe urarerara ntabwo warera utavuga narera se wari burere iki iyo ntamubyara wari burere iki wari burere nari kureba n'undi okay noneho jya gutora uwo mu muhanda umpereza umwana wawe ntabwo nari kujya gutora uwo mu muhanda kuko natoye uwo wataye wowe jya gushaka uwo mu muhanda uvuze umpereza umwana wawe iPhone reka yicare tuganire niyicaza oya nabyo kwicara banza umunyereke wowe icara umwana aramukwereka ariko ke wowe Ivan uko umureba uku nguku ubundi uramuzi nyine cyangwa wamwibagiwe ako sho satani ni mu bishaka satani inde njyewe ariko hakamana nagoro umwanje wese namukozeho umutunga urutoki ugiye kumwana waragufa njyewe nicare wenda aramuma nicare abantu bara nibibazo nicaye tunabireke sibya ikibazo kiri hagati yanyu cy'umwana kugeza isaha nikirabonerwa umuti kandi kigomba ese kuki muvuga icy'umwana kuki mushyira imbere si ikibazo cy'umwana icyo yafite ikimugenza nicyo ndi kuvuga nawe se ngiye icyo mfite ufite urumva ku ruhande rw'ingwarangira ati kugira ngo uvire mu buzima ni umwana Ivan we wanze kumpa umwana kugira ngo tujye duhura buri munsi nyine ubundi n'ubu ngubu ndabisubiramo n'ubu ndabisubiramo nyine uri mu buzima bwawe burimo cyane igihe ntarabona umwana wanjye ese ahandi bimeze bite madama ameze twagiye mu by'umwana se nakubaza amakuru ese wayimbaza uri kumwe n'umusazi nyine yagusariye umwana ameze urumva wasanga n'ibyo abaje guhuhera kongera guhinda ubushize narakubwiye ni ibyo wakoze ibyo byakuzanye kuko warabikoze nurobo ubwo kumuzanye bigiye gusubira rutubi wampaye umwana nkigendera sinzagaruke ugasaba ko aruga cyane mumpe urebe ko nzagaruka ubundi usigare mu bibazo byawe uri amahoro ntahari ubushize twaraserereye madamu none biba bibi ahagenda kamara n'imisi ngatarataha nubu sinzi yari wajya kubona ukabona raje cyangwa nanaze kushora no kumara n'imisi utaramba bivuze ko se ko mwahuye ariko madamu arashaka kureba iyo aje buri gihe madamu araremba we mpumwana sinzagaruka icyo nkeneye n'umwana sinzagaruka byo kumuzana ntago mba mbishaka agira hano reka mubwize ukuntu uko bitanakunda nakimuka hano hantu aho uzajya hose ntaramubona se ko nzagusangayo wava mu isi wajya mu ijuru wajya ikuzimu aho uzajya hose utarampa umwana wanjye nzagusangayo wamugana umurozi nawe berwa ahantu umuntu ari manza n'ibiro bijyanye bifite kuko aho ujya ushaka gusanga ariho igicumbi kiri umva kubaza madama ameze ati sha nyine nukora cyarwaye aracyarembye niyo mpamvu rero uyu mukaritasi yaje ambwira ibintu n'ibyo mwana umuntu afite ibibazo bya muri wowe ibyo kureba ariko se gabanya kuntunga intoki we nagura ikibazo gabanya kuntunga intoki niyo mpamvu rero wowe nta kintu wazumbwira njye nta kibazo naguteje nta kibazo n'iki naguteje untuke cyangwa ubyihorere icyanzanye ni kimwe icyanzanye ni kimwe genda biri seri ubushize yavuye uri guyungu yahorina nanone yaragarutse mubwira ko njye nashaka kuzongera kumubona hano iyo aje buri gihe ibintu biba bikurusha n'uyu munsi nutamubona ejo nzagaruka n'ejo bundi nzi ntawe nzago najya nitaba iperu hani wawe nushaka umuntu
namuhungishije ntabwo nshaka kumenya nawe ibyo urimo wivugisha ntabwo ubizi kuvuga mwese ibyo bintu bibatwara umwanya niba ufata umwanya ukaza hano ntibavuge umwana ejo ukagaruka mwese birabatesha ibyo bintu umva kwicara mu njye narakubwiye ubu ko magaze ushobora kwemera nkapfa n'ubundi niwe ubikora iyo avuye hano mu gihe birakomera abantu bakubwira njyewe icyo nshaka naravuze ntabwo nzisubira niba gifite gahunda kuko gishaka umwana nigifata ibyo cyakoze kibihindure namara gukira ese nakoze ibiki wari unshinja nakoze ibiki wese wazibye nta soni ese kuri mushinza nkaho bizi neza ngenda bizineza bibyivugira riga aravuze ati njyewe nyuma umwana yaje hano nubwo yari yaje na ateza fight na cya gisaza cye cyarambwiye ngo nikimfata ngo kizanjugunye ahubwo uyu munsi nahombye naje ngenyine iyo tuzana bari burebe ibyo tugukorera ngo bashaka umwana ndavuga nawe mbahaye nikomba ziravuga icyo kintu abantu baraje hano baravuga nta mwana ufite hano kuko nababwiye ukuntu byagenze kirangije ngo nyuma umwana ngo uzabona ngo uzisubira amazi yararenze inkombe ngo uzanshaka icyo nzi cyo uzanshaka uzamiga n'umuryango wawe uzamiga nyamara Ivan rero nushaka ucishe make tuganire dukemura ikibazo kiri hagati yacu kuko nusara nanjye ngasara icyo nzi icyo nese uri sura umusazi okay nta kibazo kansari hanyuma uri iki ubundi sereka mbaze ukuntu atari umusazi ni gute umuntu ufite ubwenge asiga umwana utaramenya no kugira ikintu afata agata umwana hanze akagenda nyuma umwana yamara gutera imbere umwana yarakuze none arimo kujya ku ishuri iryo shuri sarerukamo ryari ariko azarijyamo ntariga n'amazi azararenga inkombe ryari ntabwo apfuye nese wowe uzi ko azakura ko yakuze uko yakuze niko n'ishuri azarijyamo ariko ibyo uvuga ni ibiki ko mva wamujyanye cyagiye bavuga ko ndi imbwa ubu ntabwo ndi imbwa oya n'uburiye namushyize mu ishuri n'uburiye kuko wamukuye mu ishuri noneho wanasaza ahubwo igisigaye no gutora amashashi namukuye mu ishuri kubera ibibazo wawe wateje njyewe nguteza ibibazo iyo udafata nyina ngo umugire kuriya ntabwo umwana aba yarabaye nyina ninjye uriya ni mukase uriya ni mukase ninjye nyina ninjye nyina ninjye nyina cyakoze cyo ndagusetsa kuko ibyo urimo ntabyo uzi dukomeze ubuzima bushya twirengagiza ibyahahe keza mbabarira mwana nta kintu wowe nyine wowe urimo urabivuga kuko yaguhamagaye ngende mo ndakubwira kuko nzi noneho byinshi ngenzi byinshi urugamba ruhosha bikarangira ngende nakubwiye n'ubushize nabikubwiyeho nubu nuko nunguye nari navuze ko nazongera no kuvuga ibintu bitarakemuka narakubwiye niba kuko ashaka umwana mugira inama banza ahindura ibyo yakoze namara kubihindura umwana we nzamu ariko ibyo bintu uhora utsimbarayeho nakoze nibi hano ko mugwa tuzabanza tubiganireho mumuhe haya ibyo bintu utsimbarayeho ni ibiki nakoze ariko ibintu twigize kuvuga ntabwo wabyumvise ukuntu cyavugaga ngo namume ngo nibigera ngo ahubwo ngo ibiki ngo nzabigenze uzarebe ikiganiro kera twigize gukorana none se kutamumpaye kiragiye twakoranye nyene kutamumpaye indese umwana wanjye ninde wundi se nakubwiye nge narakubwiye kujya mu ngira umugore wararoze nge buriya rero Ivan rero reka nkubwire nyine reka nkubwire umva nkubwire ibintu batekereza mani iyo ukoze biriya bintu we ngo ubuzingu urimo urakora ibintu byiza kandi urimo wihima urimo urahima uwo mwana wabyaye uwo mwana ntabwo azabaho neza none urabyemeye ko namubyaye noneho urabyemeye noneho urabyemeye uzi inshuro bihakana natuze rero mumpe kuko ndi hari ijambo navuze sinzi impamvu mutarikurikirana nababwiye kubyara n'uburere ni ibintu bitandukanye buri umubyeyi n'uwareze kurusha uwabyaye ibyo murabizi cyangwa ntabwo mubizi uburere se waba utavutse ngereka mubwize ukuri ubu nuba umuntu wandeze kurusha uwambyaye kuko wambyaye nawe nabonye ahubwo uri igisazi rero uri igisazi nta n'ubwenge ugira umuntu wowe wakabaye wubaha uwakubyaye kuko ubwo burere bwaje kuko wavutse iyo utavuka impamvu ndi igisazi ni uko uzi ko wansarishije ubundi se uri igisazi gisarisha abandi uri umusazi njye ntabwo uri igisazi gisarisha abandi nagusarisha kangahe se ubundi mbona byararangiye mbona ushobora kuba uri ikivuye kuzimu nshobora kuba utari umuntu biseri kuko n'imyitwarire yawe irankanga njyewe ubu ndabona aho kukurakarira ni ukujya ngo useka gusa kuko nese ubundi waza asubiye iyo wavuye navuye he aho wavuye mu mwana urebe ko ntagenda umwana wese wanjye erega blessing ni uwanjye uburi aho ngaho wishyize hejuru iriya wirakajwe wigize ibiki kandi ngo wari uri gusoma za bibiliya nande se mbarakeza mubwire nyine umva mubwire tujye tuvugisha ukuri uyu no byaye wenda se wamureze umva mubwire nakubwiye
blessing si uwanjye blessing si uwanjye urabyemera ko blessing ari uwanjye blessing ni uwacu ntabwo ari uwawe bansubiza ikibazo ngo baza blessing ni ni uwanjye uwacu ntabwo ari uwawe wowe se wamubyaye wenyine uwanjye urabyemera ko ari uwanjye ke niba ari uwanjye nzi nyine ngo ntazi nyina wa ahubwo iryo jambo ninjye wakabaye ndivuga kuko ari njye wamubyaye ninjye wakabaye nkubwira ngo ninjye uzise ariko Iva ninjye wakabaye mbikubwira yarabyaye undararera bose ni ba mama bande bose ko ari babiri yarabyaye undararera bivuze ko bose ba umwana afite mama we yaramureze nubwo ameze kure yamugize kuriya yashatse kumutesha inshingano zo kurera nzi ko nubwo yapfa umugisha we wakibyeyi wamugarukaho uzi aza umwana amaze iminsi atajya tunywa amazi ari mu munyu 1,800 yari afite cyo gutekera yemera kugenda n'amaguru aragikoresha arahaha umwana afasha umwana ubu si umukaritasi aza kugahinda kose azi ibyabaye umukaritasi ni wowe gendereye ako kimwagiye mureka mana amarangamutima yahari amarangamutima yahari ahubwo ikibazo mwese ko mwirengera buri muntu ku ruhande rwe ikibazo mujye murajya nagenda asubire yagiye rero kereka nkubwire ibi bintu bizajya mu buyobozi niyo maherezo kuko Ivan yanze guca bugufi ngo twumvikane dukemure ikibazo ubuyobozi ni abantu wamureze none urabona twe twaje turi ibikoko se nimba ari abantu kuki udashaka guca bugufi ngo wumve icyo tugusaba nawe uri umuntu se urabona ndi igisimba nawe uri umuntu nyine urabona ndi igisimba ariko mwe abantu banyumva kuko uyu muntu utinyuka guta umwana we by'umwana bingabwo ni umuntu ariko shari nawe ukano niko kaba kinyuro oya ntago ari inyuro Ivan rero reka nkubwire byari nikize kuvuga nazibagirwa burigira ngo utere imbere ubanza kwibuka inyuma hahise iyo bitse inyuma hahise bigufasha gutera imbere ariko utekereje urimo kujya gusutibuka uvuye nta terambere wageraho se katibuka aho ya natu abyibuka byahe sibye no kwibuka yavuye niba amaze abagabo babonanye ntago abibuka kizima nuko muri abo bagabo nawe urimo nibashake babijana urimo muri uwo mubare 100 urimo nawe urimo muri abo bagabo nawe arimo babijana we 200 muri uwo mubare urimo duhinga shahora tujyana ubukene burangiye ndagenda wari ufite iki ndagira gute wari ufite sigara ndimo njyumukungugu none none kimwe cyaza cyihona ngo naramukuye se yari afite iki umwana ashaka Iva nyamara nushaka utuzuma umwana wanjye ahantu Shakira yamukuye kandi niba ushaka na fight wahamukuye sha ugiye kumwica ariko umwana yabyaye uwamureze ubu ni wamubyaye none uwareze wa blessing ubu ndayiva ubugome ugirana n'amahoro wagira njye niko mbibona ubugome buba mu mutwe wawe haba ku isura haba mu mutima haba hehe njye nyoberwa na zira bibiri ubutwaye cyuzimaze ngira ubugome yase ahubwo se ngira ubugome ngira ubugome ararisoma se ari ubuye nakiro nkakubita hasi bigerageze rero ngo bigerageze singaha se ndahari ngaho bigerageze oya bigerageze tera urudunde hasi simarisi wambuze ariko wanteye iwanjye ubunshatse nashyira hasi bikore wowe gusa hari uwagukumiriye hari uwagutangiriye ngaho bikore nyamara nagukumira urebe nk'imbwa zirakurya ngaho bigerageze nushaka ko nkubanza kuba nushaka ko ngusuzugura nzagusuzugura nyine komeza unshyushye ndakwere mahuje se yagiye mwana sinzi yari mwana mbabara nawe nesha umutwe gahoda gore wanjye ahantu ari sindahazi ubu se wicaye aho hamara icyo utazaho umugore wawe ari warangiza ngo nkunda umugore ngo nkunda abana wicaye ahangaha ubu se wicaye ahangaha umugore wawe yagiye nyine kandi umukunda mani uyu nguyu ibyo yakoze arabizi agenda nyine agenda ku giti cye wenyine we aragenda akigarura n'uwi ni wamukurikira ngo ntabwo aragenda ahantu ngo arare se ngo basi ngo hangayike ariko agenda akarara nkamushaka nkamubura yarayese wabajure ubu nguyu se kari waje nese ndarana nawe yewe mbana nawe se aha wasanga muna abantu reka mubwize ukuri kenda nakubeshye wasanga kinari nacyo kimuhamagara bakanarana byo ni wamenya ati ujuzi wanjye urebe aba bantu barakangaye wowe ujuzi wanjye urebe indese dore ngo ya gahoda ni mwakire baba we warangiza ngo waranyanze ngo abandi bo bagore washatse meze bite
Mbese mwamushaka. Genda Agahambirwa babanza bakuvunira. hambirwa ariko genda mwegera Kumubita reka banze namwegera. genda se Yenda bagikubita nani. ko bitakubita ibiki iki so ni igiki reba kuntu gisa Nyine si yamushakaga se nabanza agiye. ese we ayivana nuko ko nta koshi kantu genda genda asa yifashe uri mu biki Nyine reka muvuga. genda sanga ibyawe sanga ibyawe genda Niyo wabikoze. genda gira sanga ibyawe uvugishije ukuri abize tabizi iki kandi ko nani Nyine jya cyaba gucara. genda giriya usaturutse nta nubwo uzahanavuye warangiza ngo narakwanze ngo mfite za magore ngaho mwegere nyine musaza mwegere Ziba. ndaziba nzibiki mwegere si umureba hasi ngaho mwegere kumuhunga se Yarakuruta. nyine kwa muhunga yamwegereye mwegere ureke kumpunga Uyu ni umugore wanjye mwana. ngaho mwegere nyine ubu uyu yarera umwana shaka ibimeze uyu yarera umwana agakura ko mbona mufite gahunda mbi hano Mani birisere ngena namumenye. urashaka kunyica Reka mubwize ukuri mani. Niba hari ikintu agomba kuba uyu. Mukarita sarimo natukana uwo mwana urimo urabaza ntabwo ari ngo wamukuye. yewe ubu uyu yarera umwana Ese kirimo kuvuma. Uyu nguyu ndamwana. ahubwo murapfuye murarangiye namurera kuko nuko ngize ikibazo cy'uburwayi aramurera adasa ameze gutya aramurera gute ameze gutya Rero mwana genda abona nimutambira mu rugo aho ndakora akantu. yaramureze Biriseriye mwana. gufatiranya n'ikibazo Ngewe ikibazo nshaka gukora akantu kandi nshaka kubagora. yaramureze Ngewe nama nabagira. yaragerageje urumva ushaka gukora gake azanakira ni agake ushaka gukora Ngewe nama nabagira mwana. icara ishema wicaye hariya dusoze Yicara nanjye reka reka ntago amwegera ni hariya urabona aba bantu Yewe, gahunda umva. bafite bataguhitana Niba yicara niyicare hari ariko nanjye ngere. Hagararira Ntanamukoreho kwanza. Kuko namukoraho mani biriseriye muramunshaki. agarara Muramunshaki. humura nanjye ntago mukoraho ndabamukoraho mubaza iki bimurimo byanjyaho ikibazo kigomba gukemuka ubundi ibibazo ni byinshi hari icyo uyu mubyeyi Mani buri gihe avuye hano bise yararemba. Ubu ngubu waza ugageze hano. Ibintu bigiye kumva. se noneho Sawa nyine. Hari igihe mukanya kubona imodoka yanjye hambaye koraho ndabona yireba cyane mabuja shaka ibimeze bitese bimeze ute yemeze neza umeze ute se wowe umeze neza nta kibazo umeze neza nyine wowe cyane rwose twagusuye nyine mu rugo hano sengera mu rugo umwana njye ndaryana uraryana esana uriya se wamumenye bari gutembera hano hari imodoka yanjye vora yanjye yaramenye wari watembereye hehe se mu Bugesera hari show bya hatari mu Bugesera niho uvuye n'ibirenge muterekeraho gutya mbikora rero nguruke mutembo wicaraho se hari ukuntu bigenda bari tekinike z'abantu uvuye mu Bugesera Mwana wishimye. uransakuriza zibaho uvuze ngo uvuye mu Bugesera Nyine urumva wishimye. ndabona mufite akavuyo mu mutwe rero Nyine urumva reka wishimye. nikomereza urugendo rwanjye ndabona mukurikiraga Urumva wishimye. simufite Ibyo akavuyo wakoze birakuneje. nta kavuyo dufite twabasuye Ibyo wakoze birakuneje. ariko ushingira ku cyo uvuga ko ari njye wabikoze ayiva Wamucuba. ushingira ku cyo uvuga ko ari njye wabikoze Nakubwiye nisiba. Muze mu nkovu nako. Mwana reka kandi mana birisire ngene ndababwira ngo musohoke ku neza. Mushaka kuza gusohoka ku ariko ntara. ntiturataha ntabwo twenda kurara hano icyo dushaka ni umwana twereka aho umwana ari urebe ko tutigendera blessing niwe dushaka Aho wamusize nawe genda aho wamwicira igenda ryo kumuhareba niho. namukwatse se Ese kuri ariko ntabwo ari hano kuko umwana None se nyine yamusize. namukwatse Najya kuri kuri aho se yamusize. kuri se wamumpaye Wajya kuri aho wamusize se? wamumpaye se we ko mbizi ko umufite Kabwe ndo. ese ayiva mureke dushaka umwanzuro w'ibi bibazo Umva mwana igihe umwanzuro nakubwiye. ukuntu aba yatondekanye Uraba- inkweto ukuntu Noneho na wa mukobwa wanjye sinzi ahantu ari. Ureba umwana ukuntu umwana yirirwa ahetse wa mwana. Ese karaba ari he? yigeze kumubona Karaba ari he? Ngo nzanire umwana nawe umwana uri kubaza ndeze tekeza kuba yirirwa yitegembya
umwana wanjye ubu niwe usigaye ari nyina w'umwana mutoya niwe usirirwa amurera. Reba wamumaye se nkajya kumwirerera ugasigara ucunganwa n'ibindi bibazo ufite. wese wararezwe kugura wararezwe. nararezwe pe nararezwe. Njye reka mubwize ukuri. Njye keza reka mubwire yaguhamagara ntashaka azareka kuguhamagara. Keze ni umuyobozi atamuzana. Ke nzaza kumumwiba kuko ndabona yaranze kumumpa binyuze mu mucyo. Narakubwiye ntiyemera guhindura ibyo yakoze. Azaza tugane ku. Nyereka igihamya kigaragaza ko ari njye wamugize kuri ubu. Ikigo mu gihe kitarakora ibyo cyane. Nyine nyereka igihamya kibigaragaza. Uraho ngaho byabaye yabyivugiye. warambonye mbikora. Warambonye mbikora. Niba byivugira. Uraho ngaho uri muri vugishwa ubu se ibyo uri kuvuga byahita biba ku muntu. Kugira ngo nabo batabigukora. Ubwo nubwo banyine nawe ubwo wabonye ibyo yakoze watangiye. Niyo mpamvu navugana ngo batabigukora se. Ntago muvuganira. Nese ubwo urimo kugira gute? Ntabwo ngende kumuvuganira. Ahubwo icyo ndi kuvuga ndi kwibaza amaherezo. Ndekuzwa. Ndi kwibaza amaherezo. Nyine mushoke mubwire mu. Turaruvamo zana umwana. Bindi bibazo ufite n'ibyo. Keza reka mubwize. Turasohoka nta. Zana umwana ariko bite byawe. Twinjiye neza turasohoka. Noneho ngiye kubakubita. Oya. Kubanda ariko wakitoza. Ayivani turasohoka. Ufite ikihe kibazo? Musoke mugire. Ushaka kubigira intambara kandi ibintu byoroshye. Ko twaje twizanye turanicura. Ufite ikihe kibazo ubundi? Twamaze. Asoni. Bananga murabana ngo mwaje konsura. Twamaze. Niba bitugenza bitabonetse dusohora nk'abantu. Ntacyo mugende.